Muraho ni Amani nk'ibisanzwe. Reka nizere ko mumeze neza, mbahaye ikaze kuri Njye Nawe TV. Twigira mu bibi tukigira no mu byiza. Uyu munsi hari umwana w'umuhungu twari turi kuganira, ambwira ko yakuze atabona umubyeyi we, yakuze atabona papa mu buzima bwe bwose, akura yumva ko nyine umubyeyi we yataye mama we. Icyo akura ari ikintu cy'igikomere, yararimo angisha inama, mbaza se njye nakwitwara gute, rumva n'umuntu urangije agiye gutangira kaminuza, n'umuntu amaze gusobanuka, ariko afite ikibazo cyo kumva ko yahuye n'icyo gikomere cyo kuba umubyeyi we ataramwitayeho. Nubwo mama ahari ariko yabuze uruhande rwa papa. Ndashaka rero nkubwira ikintu kimwe. Kuri umusore, ushobora kuba uri inkumi warakuriye muri situation nk'iyo ngiyo. Yego hari ikintu wabuze kuko ntago wabonye urukundo rw'ababyeyi bombi icyarimwe, ariko reka nkubwire ngo ubuzima buzaza bushobora guhinduka bitewe n'ibyemezo dufata uyu munsi. Hari igihe abenshi bakurana n'umubyeyi umwe akahora yumva ko yaza kuba afite papa niba ari wubura, cyangwa ufite mama niba ari wubura. Ukumva ko ubuzima hari ukuntu bwari kuba 100%, cyangwa bikagenda neza ku buryo wumva ko ikintu cyose wabuze mu buzima ari ukubera uwo mubyeyi wabuze mu buzima. Ariko reka nkubwire ngo ntago ariko bimeze. Twigira mu bibi tukigira no mu byiza. Niba wisanze muri situation mbi nk'iyo ngiyo, hari ibyo utakora, hari ibintu tudahindura, ahubwo bisaba ngo tubibemo mu bwenge, tubicemo vuba, ahubwo natwe turenge ibyo bibazo. Niba wisanze muri situation nk'iyo ngiyo, ntago wayihisemo, hari impamvu yirimo, ugomba no kuyigwanya kugira ngo utazayihereza generation ikurikiraho. Urabizi neza ko ari bibi, hari ibintu uba warabuze buriya. Ndabizi abantu baregwa n'umubyeyi umwe akenshi hari igihe umubyeyi ahora kubwira ibibi by'uwo batabana, atari uko ari mubi, ahubwo ari ukugira ngo utamujyaho nk'uko bongere wenda banahure, ababe bagarura ibyo bapfuye. Nawe noneho ugatangira kugira ngo ikintu cyose kitagenda neza no kubera uwo muntu. Oya, ariko biba bimeze. Rimwe na rimwe hari igihe byabatandukanyije, wowe nta ruhare wabigiramo, nta nicyo wabikoraho, ariko ukwiye kumva ko wowe bidakwiye kukwangiriza ubuzima, ngo uhorane icyo gikomere noneho kikubuze kwa advancinga nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uhora ubifata nk'impamvu uvuga ati njye nuko papa na mama batabanye, dore ibyo bapfuye. Oya, hari abana bavukira mu miryango ifite bose, ariko n'ubuzima nabwo bukabacalenjinga, bukabanabananira rwose kukurusha. Wowe ndagira ngo urenge urwo rwego rero sasa. Renga urwo rwego, umenye ngo nabiciyemo ariko ngomba gukomera. Ahubwo mfite inshingano yo guhagarika aya mateka mabi, nanjye ntazambere ku bana. Dufite inshingano zo guhagarika amateka mabi, ntazatubera iki ku bana. Niba papa na mama we batarabanye, wowe n'uwo muzashakana muzabane kugira ngo mutangire amateka meza. Ibyo wumva wabuze ku mubyeyi, ndashaka kujya muri position noneho yo kuzabitanga. Wigireho buryo ki wumva watuma umwana wawe aba proud of you muri kumwe na mama, kubera ko ni ikintu wabuze. Gerageza noneho ugwanira ishyaka ryo kumva ko generation yawe izaguturukaho
utazahura n'icyo kibazo. Bisaba kwihangana, ndabizi. Impamvu mbivuga nge nuko ndi umugabo, mfite abana 3 n'abandi ndera, mfite umugore. Impamvu ibi ngibi mbivuga nuko nzi neza ko hari umwana w'umuhungu uri ahantu runaka cyangwa w'inkumi utangiye gutekereza gushaka, ariko akaba atazi aho yahera. Cyane cyane muri abo ngabo twivugira baba bafite ibikomere cyangwa bafite amateka. Ariko ntabwo dukwiye guheranwa n'amateka. Ejo hazaza turahandika. Fata ikayi n'ikaramu utangire kwandika story yawe bundi bushyashya, uyireme, kubera ko byose turabyemerewe. Byose turabyemerewe. Wikomeza kumva ko ibyakubayeho bishobora kuzaba ku muryango wawe. Ibyakubayeho ntacyo wabikoraho, ariko ibizakubaho ku muryango wawe uyu munsi urimo urabitegura. Uri kubitegura neza. Uri kubitegura neza. Niba warakuze ugasanga ababyeyi bawe baratandukanye, uri kubikoraho iki kugira ngo nawe uwo muzashakana cyangwa niba muri kumwe utazabitwerera generasiyo ikurikiraho, utazabihereza abana bawe? Stop the chain. Tubereyeho gukemura ibibazo, tubereyeho gutangiza amateka. Intego yawe nyamukuru niba warabaye mu buzima nk'ubwo ngubwo, uburyo bwiza bwo kwihorera ngo wereke ubuzima ko bishoboka no gushaka nawe urugo, ukagira urugo rwiza ruri thriving, noneho ku buryo nawe buri wese atekereza akumva nawe yifuje ubwo buzima. Ntabwo wifuza kuba mu buzima bwa wa mubyeyi wataye uwo muri kubana ubu ngubu. Nta nubwo wabyifuriza abana bawe. Uri gukora iki kugira ngo uhindure ayo mateka? Naho ubu ngubu ibyawe byararangiye. Niba uri mu myaka 20, 30, 40, ibyawe byararangiye. Ariko se uri gukora iki kugira ngo ibyo byishimo washakaga nawe uzabitange noneho? Iyo nshingano niyo mukoro dufite nk'Abanyarwanda, nk'imiryango yose yabaye broken cyangwa yacitsemo ibice. Intego dufite ni ukubaka, tugasubiza hamwe, tukagira umuryango uhamye. Kubyarira mu rugo kumva ko ni ibyago, ariko ugize amahirwe wakubaka urugo ukagira umuryango, kuko abana barerewe mu muryango wa papa na mama byanze bikunze hari itandukaniro bagira n'abandi batarezwe gutyo. Iyo papa na mama umwe afite umwanya undi aba ntawe afite, ariko uyu mwatandukanye hari igihe birangira ntawe ufite koko, n'abana bawe bikarangira gutyo. Ariko ntabwo dushaka ko ariho twerekeza. So my dear friends, if you have ever been in such a situation with just one parent, or maybe you are an orphan, ushobora no kuba uri imfubyi. Ntabwo nshaka kuheranwa n'amateka, ahubwo hindura, gira igisekuru gishya ejo hazaza hawe. Ndabashimiye cyane. Ni Amani nk'ibisanzwe kuri Njye Nawe TV. Hola hola.